icyo twakora kugira ngo abagabo bacu tubagarure, niba mushaka ko dukambakamba tukagera ku murenge tugikambakamba, niba mushaka ko, ariko ngewe ntabwo namutunga nabyaramo umwana. byaba umwana ahita asa muri divorce yihuta. Oya, njya kugira ngo ntunge umugabo nabyaramo umwana nkamurera. Buriya umwana ni umutungo utajya uhomba. Umwana, umuntu urera umwana wese, cyane cyane ndabwira abameze nkanjye abagabo bagiye rwose kurera umwana si ukurera ibuye. Uzapfira umwana uburere umuntu ukura. Erega ibintu byose ni uruhererekane. Uzi ko buriya n'uriya mugabo utwara uriya mugore hari igihe usanga afite n'abana nawe akeneye guhahira, yakubitana n'ikigoryi nk'icyo ngicyo kizanywe n'umuyaga akavuga ati nacyo reka kimpahire kabiri kuko nahemukiwe na mugenzi wacyo. Ese ugira ngo warenganye uriya mugore ko warenganye umugabo wagiye? Kuba uriho utarareze umwana wabyaye urarutwa n'umupfu, kuko kuba uriho ni impamvu yo kumwongerera ibyago. Afite ibyago by'uko utamureze, afite n'ibyago by'uko uriho ukitirirwa ko uriho, n'amahirwe yakagize mu bantu akayabura ngo mama arahari, ngo papa arahari. Ariko uramutse upfuye wa mwana n'ubundi yagira ubuzima bwiza, abantu bamukunda, abamurera bamurera, abamushyira mu ishuri bamushyira mu ishuri. Urumva rero niba utashoboye kurera umwana wabyaye uri umubyeyi, ni ukuri urarutwa n'umupfu uri rusororo, kuko uri rusororo. Ndagusuhuje cyane nkwifurije amahoro y'Imana wowe wakoze subscribe ku channel ya Rwema Socials. Ndagushimiye cyane, reka nongere nsuze abantu mudukurikira muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abantu muri Canada ndahise ndabasuhuje, abantu muri mu gihugu cy'u Burundi, namwe batweretse ko mudukurikira muri Kampala ndabashimiye cyane ko murushaho kubana natwe mukabitwereka. Nitwa Beton Sam, nigiri inyuma ya kamera, imbere ya kamera mukabona muhabona Jennifer nk'ibisanzwe. Reka nangire mu ikaze mu kiganiro hamwe n'umutumirwa. Ni karibu. Murakoze cyane. Umeze ute? Ubundi uzajya udusuhuza tutagusuhuza. Unabaye rugari jewe. Tumeze neza abadukurikiye. Namwe turabashima ko mubasha kudukurikirana kandi mukareba ibiganiro byacu, mukaduha komenti, mukadushima, abandi mukatugaya, abandi moya ntabwo batukana, ariko nakuzi ko ushira isoni. Ntabwo batukana ahubwo baba babivuze uko babyumva. Arata ntabwo mutukana mu rutwana twiza. Hano rero dufite umushyitsi ebana. Uyu mushyitsi we ngira ngo muramubona, abenshi ngira ngo mwagiye munamubona ku zindi kamera, ntabwo ari mushyashya cyane muri social media pe. Umeze ute madamaze? Aho ndashima Imana. Ukeye? Kubera Imana. Wambwiye utuvuta wisiga se? Baba no kubera Imana. Atari yimishe nagaragara. Waguhitishamo ubwenge n'amafaranga wahitamo iki? Ahitamo ubwenge. Njye nahitamo amafaranga. Faranga nta bwenge wayakugeza ku kintu. Nose ko umuntu asaba icyo afite, ubwo umuntu asaba icyo adafite, ubwo wowe ntabwo ufite. Ushaka kongererwa amagira bwinshi bw'amuzi. Ubwo ni ukuvuga ngo ngewe impamvu ntasaba ubwenge ndabufite, amafaranga niyo ntafite. Rero umeze ute se? Ndaho ndashimye. Ko wabuze? Narabuze ko imihanda. Duherukana uyu mudamu yigeze kunsura, yarampamagaye, sinzi niba mwaramubonye, ngira ngo akorera ikiganiro kwa Rweme. Aza kumpamagara turahura, arambwira ati nagendeye ibiganiro byawe ibiki n'ibiki. Muzi ko yaje kumpemba. Yaraje arampemba, azana igitoki, azana amavuta, azana ibishyimbo, azana ibigori, kandi ndabizi ko nawe ari umuntu ukennye pe. Ndabizi ko afite ibibazo. Buriya umuntu yarera abana adafite umugabo bamufasha, ari umubyeyi wita ku bana akita ku bintu byose, none afite n'amadeni ya banki. Ariko tekereza kugira ngo umuntu yigomwe avuga ati ngiye gusura Jennifer Muhembe, aho icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane. Wowe ubyumva uti? Njyewe impamvu naje guhemba Jennifer ajya akora ibiganiro byinshi, atarabonye umuryango, ataritaweho, nta neza y'ababyeyi azi,
kubyara abana 7 bose nta muntu uguhemba habe n'amazi mu kajerekani ni ikintu gikomeye. Nanjye mu bana 3 nabyaye nta muntu wigeze umpemba habe n'ubushera mu gacuma, ubushera nibwo bugura makeya. Wowe ahubwo wowe waruvuze amazi mu kajerekani, nanjye mpita ntekereza muri ka gacupa kamwe kagura 500. Habe n'uwavuze ngo byibura reka ngure n'amazi mu gacupa. Cyagihe umwana batarabasha konkuza ko bamuha utuzi, byibura nyina aze kuyamuha. Kandi uko ni ukuri pe, ni ukuri abantu burya mugira imiryango mujye mushima Imana. Uzi kuba ufite ariko Mana hari igihe njya ntekeza nkavuga ngo akuba wazafata inzira. Uziko nyine ntekeza kuzajya mu cyaro, noneho nanjye nkajya nza nikoreye ibintu mbizaniye umukobwa wanjye i Kigali. Uzi kugira ababyeyi cyangwa ukagira umuntu ubyara akaguhemba ni ibya mbere. Wahora unabyara ahubwo. Buriya rero nuko ngira ngo hari tuba tutabishyizemo n'amarangamutima menshi cyangwa se ngo tunabyiteho, ariko niba hari ikintu kibaho kinezeza ni ukubona ufite umuntu kwitaho akagukunda, cyangwa ugasanga kwitayo kurenza uko nawe wiyitayeho. Ese wanyweye igikoma, ese umwana yabonye icyo yonka bururu. Ni ukuri kw'Imana reka mbabwire, izo nzozi rero ngewe buriya nzumva nk'uko umuntu yumva ngo tuzajya mu ijuru. Niko biba bimeze. Buriya abantu tutagize ababyeyi ngo tubyare baduhembe cyangwa babwira ati komera mwana wanjye, ntugere n'inshuti kubera ubukene zizi ko zaza kuguhemba ntizigire icyo zibona, dufite ibibazo. Atari Imana iturengeye nta nubwo hacaka kwibuka. Ni ukuri pe, buriya rero njya mbwira abantu, hari igihe ujya kubona ukabona nk'umuntu arakubwiye ati Jennifer ntabwo usenga, ntabwo uzi Imana, ariko natekereza nkasanga Imana ni njye uyizi kumurusha. Warayivuga kubera ko yayikuye kuri se na nyina, yavutse asanga se na nyina basenga, urumva nawe agendera muri icyo Kigali aravuga ati ngiye gusenga, cyangwa avuka asanga bene wabo basenga agenda ariko ntabwo uzi bitangaza Imana ikora. Handi uri umwana w'umukobwa ukarara mu muferege yanze ukabyuka ukavamo ukava mu bukobwa ntawe uguteye inda, ntawe uguteye sida. Abagabo bo mu ngo wabagamo baraguhigaga, urumva bashaka kugufata ku ngufu, ukajya ugenda usimbuka iyo mitego ukajya kubona ukabona uvuyemo umubyeyi umeze nka Jennifer. Ni ikintu cy'igitangaza. Buriya ntabwo wabibwira umuntu utarabibayemo ngo abyumve. Buriya no kugira ngo ubwire umuntu uhaze ngo umubwire uti ibiryo biryoha ni ibihe, ni ikibazo. Ariko buriya iyo umuntu ashonje yumva ashaka amashaza, akumva arashaka ibishyimbo, niyo mpamvu bakubwira ngo haryoha inzara, nta biryo bibiha bibaho. Iyo umuntu ahaze ibiryo n'inyama zirabiha, ariko iyo umuntu ashonje na dodo zitarimo umunyu ziraryoha. Inzara nageze umugabo amaze kuna haragira ibijumba nkanywa amazi, ubu sinjya ntekereza ikijumba kubera kukirya cyane n'amazi. Ni ibiryo nahaze numva ntanakumbura pe. Ariko buriya iyo kigeze mu nda bigenda bite n'amazi? Igifu kirahumeka ariko nanone gihumeka gite se? Ahubwo ngiye ko mba numva ngira ngo biba biri gukora sirikasiyo nk'abantu bo mu mujyi. Nyine ugomba kuba urya ufite mituweli. Mana yanjye ko numva ari ikibazo gikomeye. Ariko wari uri aho? Nari ndaho n'abana bari aho. Tubazo tw'abantu nyine abagabo bataye nawe uratuzi haba ari urugambo. Urakaraba wacya ati buriya ntazadutwara iwacu, azakoreba se washonje ko wabibeshya. Buriya rero ahanini buriya hari ikintu nabonyeho ku badamu cyangwa defo yabo, usanga umugabo niba ntaye, abagore bagenzi banjye akaba ari bo bamfasha mu bibazo, akaba ari bo bamenya ko ari njye mubi, umugabo atari mubi. Nta gihe na kimwe umugabo ushobora gusanga abagore yataye umugore ngo usanga abagore bavuga ngo uriya mugabo ni mubi, ahubwo inshuro nyinshi usanga mugenzi wabo bamucukurira urwobo. Noneho ukibaza utakusaba abantu bari bushaka uriya mugabo wanjye barabana nawe ko bafite uwabo, ariko ugasanga ni nk'akantu kari mu maraso ko kumva ko ugomba gusebya mugenzi wawe. Buriya ni nk'iyo umwana yabaye ikigoryi aba ari uwa nyina, nta mwana w'ikigoryi ubaho ngo abe uwa se. Iyo yagiye muri izo mujyi akajya muri izo kanyanga akanywa ibiyobyabwenge, icyo gihe aba ari uwo mugore. Kandi noneho ugasanga ise niwe basangira inzoga, niwe unywa inzoga nyina ntazinywa. Noneho umugabo akaba yakubwira ati izi nzoga umwana anywa n'ibi bintu anywa nuko ari ikigoryi nka nyina.
kuki ataba ikigoryi nka se kandi se ari we urara mu kabari? njye birangira nibaza ese umwana w'umugore iyo yabayemo abo w'umugore yaba mwiza akaba w'umugabo biterwa n'iki? ariko buriya hari akantu kambabaje umuntu mwageze kumbwira ngo abana batarezwe n'ababyeyi bombi ngo nta bwenge bagira, kandi nitaye ko imfubyi bagayotsa byibazaho bimbera akantu n'ubu nkibaza nta babyeyi ugira. ntabwo. Hanyuma ubwo bapfuye ungana gute se? nari mfite nk'imyaka nk'irindwi urebye. Buriya rero reka nkubwire, niba hari ikintu kibaho kibabaza, erega buriya ikintu cyitwa urupfu ni ikintu kiri aho gisanzwe. Niyo mpamvu buriya ushobora gusanga umuntu ufite amahane cyane ni umuntu batwariye umugabo, ariko umupfakazi we aratuje. Kubera iki? ni nawe wakabaye asare cyangwa agira ibibazo byinshi cyane, ariko kubera ko urupfu ari ikintu kiri rusange, buriya umuntu akubwira turagapfa nta kibazo, umuntu aramutse akubwira turagapfusha nta kibazo. Ikibi ni uko yakubwira turagapfa ukennye, uragapfa utabashije kwigurira igitenge, kuko igihe turi ku isi hano tuba twifuza ibintu byinshi. Buriya rero nibyo njya mbabwira, mujye mureba ukuntu buriya abantu turarira, abandi bakarira ibyabo, abandi bakarira ibyabo. Burya amarira nayo agira amoko, hari abarira igifaransa, icyongereza, urumva we afite agahinda, ariko buriya agahinda afite ntekereza ko katangana n'akanjye. Uzi kubura umubyeyi ahagaze ahari, byibura ukajya uvuga uti nk'ubu uyu nguyu iyo aza kujya, buriya iyo yapfuye, nibyo njya mbwira abantu, iyo yapfuye, iyo ababyeyi bapfuye, ushobora no kujya n'ahantu hose wagira icyo uvuga bakakumva. ariko buriya iyo ababyeyi ubafite ntushaka kujya ku murenge ngo uvuge uti njye mfite ababyeyi ariko ntibigeze bandera. Ubwo bahita bagushyira muri wa mubare w'uko ufite ababyeyi, nta kindi. Kandi bagatekereza ko ba babyeyi bararutwa n'umupfu. Impamvu barutwa n'umupfu ni uko bitaye kuri wa wundi udafite ababyeyi, nyamara wowe ubafite ugiye kubura ubuzima, kandi nawe wakabaye ububona igihe baza kuba barapfuye. Niyo mpamvu umubyeyi uhagaze akaba adafite inshingano zo kurera umwana we, ararutwa n'uwapfuye. Kuko uramutse upfuye Imana yaca inzira. Uramutse upfuye aho yagenda akavuga ngo umubyeyi wanjye yarapfuye, wa mwana yabona ubufasha. Ariko kuba uriho utarera umwana wawe, ni ukuri kw'Imana urarutwa n'umupfu. Kuba uriho utarareze umwana wabyaye urarutwa n'umupfu, kuko kuba uriho ni impamvu yo kumwongerera ibyago. Afite ibyago by'uko utamureze, afite n'ibyago by'uko uriho ukitirirwa ko uriho, n'amahirwe yakagize mu bantu akayabura, ngo mama arahari, ngo papa arahari. Ariko uramutse upfuye wa mwana n'ubundi yagira ubuzima bwiza, abantu bamukunda, abamurera bamurera, abamushyira mu ishuri bamushyira mu ishuri. Urumva rero niba utashoboye kurera umwana wabyaye uri umubyeyi, ni ukuri urarutwa n'umupfu uri rusororo. Kuko uri rusororo nta rubanza afite, nta rubanza afite rw'uko atashoboye. Ubuzima arimo natwe tuzabujyamo, n'abandi bazabujyamo. Urabyumva uteye urumva mbeshya? Ntabwo ubeshya. Uzi kubura ababyeyi kandi ubahagaze, icyo bahita gupfusha uhagaritse. Abanyarwanda bo babivuga neza ngo ni ugupfusha uhagaritse. Uwo mwana ugasanga umwana ari ku muhanda afite ababyeyi. Hari abana benshi bajya barara ku tugari, harimo n'uriya wemeye gufata ukarera. Uriya mwana afite abandi bana 3 barahana ku tugari. Abo bana bafite ababyeyi. Umwana umwe afite se na nyina, ise aramutaye, nyina aramuta, ni umwana wibera aho bwije. Uriya wundi mama we yatandukanye na se, arangije abyarana n'abandi bagabo, abana 2. Umwana ntago abasha kujya iwabo kuko nyina araza abandi bagabo mu nzu ngo abone aho arara. Ni uriya mwana wampaye. Urumva rero niko gupfusha uhagaritse. Ababyeyi bo bapfuye bahagaze. Nuko wageze amahirwe nyine ukamenya ubabare wo kuba imfubyi cyangwa kwangwa n'umubyeyi ukamufata. Ariko ubundi hanze hari abantu bababaye. Urabona rero kariya kana wampaye buriya, nta nubwo njyewe njya nkunda kwita ku bintu byo kuvuga ngo ndita ku kintu runaka kereke wenda icyo wagize. Ariko ibi bintu ubu buzima tuba twarabayemo, hari ukuntu bubabaza n'abana bacu twabyaye, noneho bukababaza ariko wowe ntubumenye. Ariko njyewe ni ukuri mbahayeho ubuhamya akantu gatoya,
hari ikintu cyanyeretse ko abana nabyaye bababajwe n'ubuzima nabayemo. Urabona uriya mwana waduhaye, urabona ni umwana muto cyane, noneho yaranagwingiye imyaka 11, ugasanga umwana uzi ko angana n'uwanjye mfite w'imyaka 5, barangana mu gihagararo, baranambarana. Noneho uriya mwana uzi ko nari nakubwiye nishakiye umwana uzajya unjyanira abana ku ishuri akamfasha ibintu nk'ibyo. Uriya mwana rero akihagera nagiye kumva numva, urumva singanira nawe, iyo ufite abana benshi aragenda akajya mu bandi, yaba yariye akarya, yaba yaryamye, wowe ukitaho kumenya ngo wa mwana nawe ari mu nzu nk'uko abandi bari mu nzu. Ariko ikintu cyaje kunyereka yuko hari igihe ubuzima twabayemo bubabaza abana twabyaye. Nagiye kumva numva uriya mukobwa wanjye arambwiye ati mani, ati uyu mwana agomba kujya mu ishuri. Ndamubaza niba se najya mu ishuri ibyo azajya akora uzajya ubinkorera? Arangije arambwira ati ariko ma, ati tekereza neza uyu mwana agiye kuzatanga ubuhamya bw'uko atize yarahuye nawe warabutanze. Numva arantsinze, ariko njyewe sinabasha kubyumva kuko urumva nanjye ndareba inyungu zanjye. Arambwira ati njyewe nzajya mwishyura ati 1000 cyo muri leta. Ati 1000 cyo muri leta ma, ati ibyo yakoraga nzajya mbyuka nzinduke mbikore kuko yigataha. Ni ukuri. Noneho sinzi ukuntu noneho ufite ukuntu biriya bintu byahise bingarurira isura nyinshi, numva ngize munsi yo cyane. Ufite ukuntu iyo uvuga ko umwana utari uwawe azi ko nta muntu umurengera, arakureba cyane. Noneho wa mukobwa yajya avuga ukabona nyine yahagaritse umutwe gutya, ni nkaho yakavuze ati usi ibi bintu bizashoboka ko nanjye njya mu ishuri? Ese ibi bintu bizashoboka ko nanjye njya mu ishuri? Ukabona mbese ni ibintu bimuhagaritse umutima, bimuhagaritse ntibizashoboka. Uriya mukobwa wanjye rero arambwira ati noneho uriya mukobwa akajya amubwira ati niko, ati uyu munsi mbaye nyoko. Ati mbaye nyoko, ati ubu ngubu aho nzajya njya hose nzajya mvuga ko mfite umwana. Turabona tudasa, ariko icyo kintu nanga kubereka ko nakinjiramo, nkashaka ngo abe ari we urwana ishyaka ryo kugira ngo afashe uriya mwana amenye agaciro ko kubana n'abantu icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo ubu yamufashe nk'umukobwa we, urumva. Noneho naranamubaje ndamubaza nako se nsanda kuba ushize twari dufite umwana w'umukobwa, yaranshekeje. Umva Ivo, buriya igihe umuntu akubwira ibintu ukumva aragushekeje. Noneho naramubaje nako se sanda kuba ushize hano hari umwana w'umukobwa, kuki utamufashe ngo umushyire mu ishuri? Kuki utavuze uti nzajya nemera ngende, yiga Kicukiro, nzajya nemera ngende n'amaguru kuva hano njya Kimironko, ariko hasigaye nyishyurira umwana? Arangije arambwira ati reka, ati buriya se buriya wowe, ati uriya mukobwa ufite imyaka 17 nanjye mfite 19, ati ubwo se ejo azanzanira umwuzukuru nanjye ubwanjye ntarishobora? Ni kumbi burya namwe murabizi yuko ushaka kugenda ugatwara inda ukazanira umuntu ibibazo. Ati nawe impamvu namushyize mu ishuri, ati ngewe mbyara abahungu, ati sinkeneye abazanzanira abuzukuru, ati nanjye ndacyari kwa mama, ati nanjye nzanira umwuzukuru, ati ubwo se nazabivamo? Noneho ni umuntu ugira urwenya nawe. Arambwira ati nge mbyara abahungu, noneho akajya gufata uwo muhungu we rero, ati urabona ubu tudasa, ati ngaho reba mu masoso urebe ko tudasa. Ariko icyo kintu ngewe naragikunze, urumva ko kirakomoka kuki? Ku mpamvu z'uko yabonye ubuzima nyina yabayemo. Yareba umwana akavuga ati ibaze uyu mwana azajya gutanga ubuhamya. Ati yaranambwe ati ibaze uyu mwana umusanze agiye gutanga ubuhamya kwa Rwema Mbabazi, atakajya kuri cano ukamubona atanga ubuhamya avuga ati rwose sinize, kandi ukabuzi ko yaguciye mu maboko igihe wari ufite ubushobozi bwo kuba wamushyira mu ishuri. Ndamubwira ni ngaho ugenda umushakira ishuri. Ubwo kuwa gatanu ngira ngo cyagiye naguhamagaraga, ubwo yaramaze kumpamagara ambwira ati barambwiye ngo nzane icyemezo cy'uko yigaga cyangwa se atigaga, ariko icyemezo giturutse iwabo nkimuhe. Ubwo rero nibwo yambwiye ati rero dufashe kuri icyo kintu, wenda iby'ishuri na uniforme byihorere. Urumva rero ni byiza cyane ibintu byo gufasha, buriya tujye tubitoza n'abana, tubereke yuko njye uwo mukobwa mwereka ko ibyo bintu bitanamfasha kugira ngo abishyiremo imbaraga, abigire nk'ibye. Urumva nashaka agira abana 10 agifite imyaka ingana kuriye. Izo nizo muwe dukeneye hano ku isi.
urumva bya bintu najyaga nicara nkavuga ngo ndatanga ubuhamya, mama yaranyanze, papa yaranyanze, n'abana banjye ntibashobora kunyemerera kuzana umwana ngo mukoreshe babona ari umwana ugomba kujya mu ishuri, ko baba bafite ubwoba bw'uko azatanga ubuhamya nk'uko nanjye nabutanze. sibyo Ivo? hanze aha rero ntabwo byoroshye, hari uriya mwana yavuye hasigaye abana 2 nabo batorohewe, ubuzima burabacanga. Cyakora njyewe icyo mbafasha mbagaburira ku manywa na nimugoroba, ariko bakajya kurara ingangi yabo kuko nta bindi nashobora. Njye yaranantunguye cyane, navuze si icyumweru cyose nuko yantinye se arangije kubera nyine yaryaga mu rugo ku manywa na nimugoroba tukamwemerera koga, ariko akarara ingangi kubera ko nta bundi bushobozi nanjye mfite n'undi mwana, kubera ko mfite undi mwana wa 4 ndera maranye imyaka 7 nawe ntabyaye, 3 banjye ni wa 4 ndera, ntabwo babinyoroheye rero. Ayiwe nukuri njye narumiwe, njye burya najyaga ngera ngo wamuhawe na nyina, ngiye kumva numva wa mukobwa wanjye arambwira ati komani atuzi ko uyu mwana ngo yararaga ku kagari, ati hanyuma uriya mama wamuduhaye ngo akaba ari we umugaburira. Ko byagendaga rwose. None se ubwo nyina afite ikihe kibazo? Nyina afite ikibazo cyo gutandukana na papa we, bakagira n'ubukene bihariye mu rugo, mama wakabaho ari uko abonye umugabo baryamana akamuha 1000. Ubwo buzima rero abana b'abahungu ntago bakunda umuntu winjira wabareba, abana bakora ku bwonko bakigendera. Ayiwe cyane ukuri pe, ariko reka nkubwire nukuri singiye kubeshya, ngiye bira bintu ntago mbyemera. Niyo waba uri umusambanyi usambanira abana wabyaye, kuko buriya icyo umubyeyi akora mu buzima bwe bwa buri munsi ntabwo kiba kireba umwana. Icyo umwana akeneye ni keye, ntakeneye amafaranga, ntakeneye mama arakize, buriya rero nuko wenda abantu buriya ntabwo bajya babasha gufata uburemere bw'umuntu ngo bumve agahinda umuntu afite. Uzi kuba ufite umubyeyi, reka nkubwire uburemere bwo kuba ufite umubyeyi. Mama aherutse gukoresha ikirori ashyingira umukobwa, yaramushyingiye, ariko iyo foto kubera hari urubuga tubanaho rw'abisilamu, hari urubuga njye mbanaho na mama, ariko ntitujya tuvugana, ntawe uvugana. Oya uri ku rubuga se ntubumureba, hari urubuga rw'abisilamu Kampala, rwa Kampala nyine nanjye mbaho, ariko rw'abisilamukazi nanjye ndubaho rero, kuko rubamo abantu tuziranye cyangwa se bamuzi nanjye banze ariko bakakubitaho, kuko niyo naba ntari umwisilamu buri iwacu mbambarwa ko ndiwe. Ariko narebye ukuntu yakoresheje ikirori, yicaranye n'umukobwa we kugira ngo wumve uburemere bw'icyo kintu. Yicaranye n'umukobwa we, ni nkawe akamubwira ati mwana wanjye uzagende wubake neza. Ndeba ukuntu muri iyo minota njye nabibonye, ni ukuvuga ngo nabibonye nka none nanditse iriya ndirimbo wabonye nasohoye ya mama. Nanone narayanditse nyijyana muri studio kubera nari meze nk'umuntu utuzuye mu mutwe. Reba kugira ngo ikintu kigukoresha uhite wandika indirimbo uhituye uyijyana utaranayiga, buri iyo nza no kuyiga wenda ari no kuba nziza. Agahinda k'indenga kamere kakuririmbisha ako kanya ukaririmba, ugahita ujya muri studio ugakora indirimbo itamaze n'umunsi, indirimbo wanditse mu masaha 2, mu yandi masaha 2 kabirasohotse. Ako ni agahinda gakomeye, ahubwo mwebwe ntago mwakumva. Agahinda ndakaze we, agahinda uraryama ukaririra umusego gato ukagira ngo wameshe. Agahinda ni ikintu. Njyewe rero buriya aho mbera na mubi, njyewe iyo nagize n'agahinda buriya simba nshaka n'umuntu duhura, buriya na telefone ndayizimya, kuko ubwo ako kanya mpita nishyiramo ko abantu bose banyanze, nkahita nishyiramo ko abantu bose ari babi. Mu by'ukuri singiye kukubeshya, naravuze ariko nyuma yaho hashize nk'iminsi 3 naribajije, navuga ko se nk'iriya ndirimbo nayisohoye natekereje, nari mfite ubwenge. Uziko nanjye nayibajijeho, tekeza kubona umubyeyi yicaranye n'umwana, aramukunze aramukundwa, akaje arimo aramukorera ubukwe, ako kanya mu isaha imwe wanditse indirimbo, mu masaha 2 urayanditse neza, mu yandi masaha 2 uyijyaniye producer, mu yandi iriya ndirimbo nta urya munsi bayibonye ni wo munsi nari nanayanditse. Ndavuga ntuzi ko buriya no kwiyahura bijya bibaho. Iyo utavuze uriyahura ubundi. Niyo mpamvu tuza kwiha imihanda kugira ngo tuvuge turuhuke, tubone abantu batubwira pole. Hanze aha hari abantu baguha pole ukumva uraruhutse,
niyo mpamvu tuza kwiha imihanda nta kindi tuba dufite abaturage batubwira ngo Paul ahubwo baradushinyagura bakanatubaza kurutaho tugahitamo kuza ku mihanda. Oya indi mihanda ntabwo ari mibi kubera ko n'isi imihanda social media tutayijeho yazaho bande social media se niki nose social media izabaho computer n'ibiro gusa. Ubu imihanda icyo bita imihanda hagomba kuzamo abanyamibabaro, abanyagahinda, abanyamunezero, umuntu akanezerwa mu bibazo byawe, urumva kanezerwa mu mubabaro wawe ukabyihanganira nyine ukamenya ko ari social media. Ariko buriya nanone ikindi kintu gikora ko abana bacu iyo bari mu biruhuko bikuru njye bakunda kumbuza ati twasurane ese n'uwuhe muntu wo mu muryango umva twajyaho mushaka nkamubura kuko iyo miryango ya kure ntinkunda ntinyitaho niba ubyara rimwe kabiri gatatu hirya hari imiryango hirya ntishaka ko guhemba nshaka kumenya ko wabyaye ntikugemura n'isorori batuma umwana wawe ngo ajyayo. Ntabwo byakunda ntabwo ibyo byakunda ariko zirangaruka uko byasa kose nubwo batubwira ngo ntizigera ku bana ziba zigomba kugera ku bana kuko byose ubwo urambwira gute uko waba ufite ibibazo umwana wabyaye ntibimugereho umugera umutwita urabifite umwonsi urabifite urabimutwitana akabyonka agomba kubigira agomba kubigira rwose. Urumva ko niyo si turimo niko iteye niko imeze. Noneho rero buriya hari igihe utaka ariko wareba ukavuga uti se nk'ababyeyi baba barera abana bonyine ukavuga uti nka Yvonne urera umwana wenyine umugabo yaragiye ariko nk'abagabo nabo ni ibisimba. Abagabo hanze ntabwo bashaka kwitezaraga inshingano biyambuye. Tegeza nko kugira ngo umugabo agende ajye muri restaurant yarurisha ipura y'ibiryo babyuzuza isahani urye ugerekeho fanta shyiraho n'inyama ego komane yanjye. Ariko uriya Jenny wari uzi ko umunyarwanda ari umuhanga. Umunyarwanda yaritegereje arareba arangira avuga ngo ushore inka ntimuzimirana bakunda umugabo agusiga akagenda wenyine bajyanye inda ye iyi mbwa rero ntabwo yamuzimirana arayigaburira akayikoza ibyo ashaka mbega akayihaza uko abyumva ariko umugore pfira umwana uko byasa kose ntabwo wakajisha uwo mwana. Ni nayo mpamvu nyine ubona ko baduca amazi baba babona tubishoboye uko kwihangana ko bo ntabwo bagushobora ariko nabo basaza nabi burgereka ngo ntizimita zimasibuzwa n'iki. Umuhungu wanjye ajya ambwira zirambaraga zimushizemo bigenda bite ati birashoboka ko naziga nkarangiza ageze mu wa 6 segonderi urumva ko yagiye atariko niga nkarangiza uzaruhuka nzaguhahira ati ikintu nzirinda gushaka umugore vuba. Ibaza umwana uvuga ngo nzirinda gushaka umugore vuba kugira ngo afate inshingano se yataye aba ari we noneho uzikora ibyo atakoze abanza bigukora. Ariko se reka mbaze ari cyarakano njye ntekerezaho nkakibazaho cyane aba bagabo dufite bahanye nabo ntabwo bigeze babarira bonyine ko wajyaho n'icyorezo akuzi ko buri umwana w'umuhungu wakuze abana na nyina yararushye uwo mwana ari wo wakagombye gukura agashaka umugore akabumenya inshingano. Hari umugabo duturanye urumva hari umugabo duturanye yigeze kuduha ubuhamya aratubwira ati umva nkubwire ati njyewe nabanye na mama data ise yarariho ariko ise yagendaga akarara ku mugore nyine ufite amafaranga ejo akarara kandi bari abantu ba kera nabo akarara heje akarara mbese yashakaga umugabo noneho babana ngo igihe ngo byagera nimugoroba ubu ni abantu bakomeye byagera nimugoroba nyina akabohereza mu bigori by'abantu ngo bajye guca ibigori urumva bakagenda bakajya kwiba ibyo bigori ubwo bakabitogosa mu gitondo nyina akababwira ati nimugende mujye kwiga nimugende mujye kwiga ngiye gushaka umuntu mpingira ariko yaravugaga ati niba hari isomo nakuye kuri data n'umugore ati najyaga ndyamana n'umugore nkavuga ngo uyu mugore ndyamanye nawe nimutera inda nzamutwara ariko nta mwana wanjye uzaba mu gasozi nta n'umugore nzafata nabi nkurikije uko mama yabayeho. Abagabo bakunda ba nyina kubera iki mukunda ba mama banyu ntimukunda abagore banyu kandi na ba mama banyu barabanje ari abagore batoya ba papa banyu nabo babatwara nk'uko namwe kuki icyo kintu utagiha agaciro ngo uvuge uti ariko papa wanjye ukuntu yadutaye mama karuta kuki ushaka umwana wawe nawe aruhana na nyina waramutaye
uzi ko kukantu njya nkibazaho cyane. Ariko buriya hari wenda muri comment abagabo batubwira bazatubwira uko babyumva n'uko babibona. N'ubu ntabwo ndabikora ngo mbishyikire. Ntabwo njya mbishyikira ngo mbyumve pe. Buriya ni nabo bantu bakabaye bamenya umubyeyi aruhana umwana. Ngaho noneho tekereza nk'umwana wawe uri kuruhana. Urumva? Tekereza nk'umwana wawe uri kuruhana, ejo bundi umamagara njya ngo cyagiye batarajya ku ishuri uti mpa n'igihumbi dore bagiye kuburara. Urumva? Umwana tekereza umwana utinyuka akabwira nyina akamubwira ati ariko ma atuzasaba kugeza ari yarati ibyo bintu wabyihoreye. Ari umwana w'umusore. Urumva? Rero ni ukuvuga ngo reba nk'uriya mwana rero agatinyuka ejo agafata umugore akamuta mu nzu. Ariko disi ababyeyi namwe mujye mudufasha mwereke abana banyu ibyo bintu. Ujye wicaza umwana w'umuhungu mubwire utari ko ubu buzima turimo urabubona twabutewe na so. Ejo utazakora iri kosa ryo gufata umwana wawe n'umugore wawe ngo ubate ati uko uyu munsi wa none uri gukenera iki kintu, uko uyu munsi wa none ufite agahinda, ejo utazagira abandi bantu nawe utera agahinda. Cyane rwose ibyo birakwiye. Sinzi ariko iki kinyejana cyo hagati na hagati ntabwo nzi uko abagabo barimo batekereza. Usanga abantu barimo kugenda bati ngo ari muri ya myaka 35, 40, ibyo bintu niho byeze. Ari ba basore bafite 30 ariko ba bagabo bakuze ntabyo kintu bashobora. Oya n'abakozi barabikora bakagaruka. Erega guta urugo biratandukanye. Buriya umugabo ugenda akajya hanze akagaruka uwo nta kintu aba atwaye. Ariko buriya ufata umwanzuro akavuga ati njyewe ntaye urugo, burya bari ikirara. Kandi noneho urebe ukuntu abagore twanagowe buriya hari igihe agera hanze ibintu byamara kumuyobera akagaruka. Ariko abagore mugira imbabazi, njyewe nta mbabazi ntabwo. Ariko nanone bano bantu abagabo bacu bajyayo bakabagaburira bakabafata bakabatekera iminota n'ikintu ukuri bashaka bajya baduha agahenge. Nimba wenda ashaka kugenda ngo amurongora akamurongora ariko akamureka kongera agataha akajya kureba abana. Naho byanze nibagende barongore nababwira iki ariko bareke bibuka abana basize. Kubera ko nawe ejo wawe azamuta cyane ukiri aho ngaho utareba ibya mugenzi wawe byibura ngo upfe no kumugirira impuhwe. Urumva? Ni hahandi umunyarwanda yarebye aravuga ati muri kubise mu kiho irenze urugo. Erega ibintu byose ni uruhererekane. Uzi ko buriya n'uriya mugabo utwara uriya mugore hari igihe usanga afite n'abana nawe akeneye guhahira, yakubitana n'ikigoryi nk'icyo ngicyo kizamo n'umuyaga akavuga ati nacyo reka kimpahire kabiri kuko nahemukiwe na mugenzi wacyo. Ese ugira ngo warenganye uriya mugore ko warenganye umugabo wagiye? Ariko se ubundi ubwo utunze abagore benshi iyo bafite ari benshi kandi nta n'ubushobozi ufite byibura bwo kubatunga. Erega niba waba ufite ubushobozi ufite ntabwo ari ubwo gutunga abagore kuko ntabwo waremewe gutunga abagore bose. Waremewe kwifasha ugafasha n'imiryango yawe. Ariko kuvuga ngo mpuye n'umugore ndamurongoye ndamufashije, mpuye n'umugore ndamurongoye. Noneho rero buriya ari ikintu kijya kinsetsa cy'abagabo. Buriya ushobora kwicara ukabwira nk'umugabo uzi ko ari inshuti y'umugabo wawe ukamubwira uti ariko mugenzi wawe yataye abana, n'iki wamfasha kugira ngo mugenzi wawe arere abana? Akavuga ati yo ati mbega ikigori cy'umugabo ati buryo bwose yataye abana kandi uba uri kukubwira ibyo nawe yarabataye. Ariko njyewe kugeza kuri iyi saa njye nibaza impamvu abagabo kuki mukunda kurangiza inshingano z'abandi bagabo bataye. Ugasanga ibyawe byarakunaniye ariko ugiye kurangiza inshingano zo mu rundi rugo. Noneho ugasanga yo yaragutaye, ese nuko byagenze, ese nuko bimeze. Noneho rero icyiza cy'abagabo rero mbakundira ako kanya iyo umubwiye ibibazo byakumva ni byinshi. Niba kukurongora ari rwo rukingo rutuma ibibazo bitakuzaho, ubwo nta kindi niba agwaye igihumbi arakikuryoza. Ntabwo ari bukigoya nka mugenzi we wari buvuga ati ni mugenzi wanjye, aba bana ni aba mugenzi wanjye reka mbatunge nka mugenzi wanjye, aguha ibyo 5 naguha ibyo 5 nawe uragira ibyo umuha. Ntabwo byoroshye niyo mpamvu Imana ari ikwiye kuturemera ubuzima kugira ngo tubashe kuba tutanduranyije. Aha yewe ngayo ngo korera ubwo nuko bimeze. Sinzi icyo twakora kugira ngo abagabo bacu tubagarure. Niba mushaka ko dukambakamba tukagera ku murenge tugikambakamba
niba mushaka ko ariko ngewe ntabwo namutunga nabyaramo umwana byaba umwana ahita asa muri divorce yihuta oya njya kugira ngo ntunge umugabo nabyaramo umwana nkamurera buriya umwana ni umutungo utajya uhomba umwana umuntu urera umwana wese cyane cyane ndabwira abameze nkanjye abagabo bagiye rwose kurera umwana si ukurera ibuye uzapfira umwana uba urera umuntu ukura kandi uzagira umumaro uzabasha kuguhagurutsa aho wapfukamye utakibasha kwihagurutsa naho ubundi abo bagabo ni ukwirirwa bazereraga buriya ntabwo buriya nabo ntabwo ari bo yifuza igeze ku musozo niba ari iki ntawe ubizi nabo ntabwo ari bo kubera ko nawe wundi agiye gutunga ntabwo azamurera none se hari ikintu nibaza abagabo niba ari amatsiko niba ari irari niba ari iki ntabwo mbizi hahora havuka abakobwa beza ese uyu munsi uzajya uva kuri uyu ejo havuka umwiza uzahora muri ayo se ni ukubakina itenesi ni ukubakina ariko buriya abagabo namwe murasazerega ntimukajye mwumva wenda tubabwira ngo ni musaza murasaza ahubwo n'umugore yajya no kureba akavuga ati iki ni igiki rero hari akantu njya nicara mu nzu nibaza nafata mirwara muri sinjya nkunda kwireba mu buzima bwanjye wamirwariwe ndi umugore mubi bata ariko nubwo utarimo kunsubiza uwaba umuntu umbwira niba ndi umugore mubi bata nkabyibaza uzi ko ubu ngubu uramutse ugize gutyo ukabona umugabo yahita aza yarara bimeze ugize gutyo ukavuga uti mboye umugabo araje ako kanya yahita aza kuko arashaka kugira ngo agusige hahandi azongera ahagusange aho uzi ko buriya mu bihugu byo hanze ni hehe nigeze kubyumva ni muri Kenya nigeze kumva ukuntu basiramura abana b'abakobwa barabasiramuraga hari ukuntu babasiramuraga ubwo impamvu yabaga ari iyihe kwari ukugira ngo atazagira ubushake noneho umugabo kubera ko agomba gushaka abagore nk'icumi ajya kubazengurukamo agaruka asanga utarigeze ugira irari ryo kujya mu bandi bagabo niyo mpamvu rero muri ibyo bihugu basiramuraga abana b'abakobwa ariko ni ukuri mumenye inshingano zanyu njyewe nabivuze njyewe ntimuzi ko amagambo akakaye ntajya ntinye kuyavuga niba uri umubyeyi ukaba utarera umwana wabyaye akaba arimo kwangara uri umubyeyi mukuru urarutwa n'umupfu nta kikubesheje ku isi nta n'icyo ubereyeho n'icyo ugomba gukora kikagaragarira amaso ya buri wese ntabwo icyo ubereyeho ari uguteza leta imyangaro ngo itangire ikurere itangire ishakire abana mituweli itangire irwane n'umugore n'umwana kandi umugore n'umwana agomba kumenywa n'umugabo wamushatse rero rwose niba utarera umwana wabyaye uri umubyeyi waba umugabo waba umugore urarutwa n'umupfu nta n'ikikubesheje mu isi urabyumva uteyibwo rwose reka mbabwire abantu b'abagabo ntibisubireho sinzi ikintu twakora ngo bisubireho n'Imana ibafashemo kuko ntabwo bakwifasha Imana itabafashije rwose bisubireho babane n'imiryango babe hafi imiryango bubake imiryango mizima wenda natwe ntabwo turi shyashya buriya abantu babiri babana aba ari abanyabyaha babiri babana bagomba kubaho bihanganirana ariko se ufashe urugendo uragiye ntumbwira tubamemukiye kuri iki ngo nikosore ahubwo wowe ufashe urugendo uragiye ntacyo ngushinjije ugiye ute buriya rero icyo kintu ngira ngo ntuzongere no kukivuga buriya umugabo n'umugore iyo babana umwe agakosereza undi iyo akimukunda iyo akimufitiye urukundo ntabwo ashobora kumureka aramubwira ati warangashije ntabwo ibyo bintu bishobora gutuma umugabo ata umugore ntibishobora gutuma umugore ata umugabo iyo hari ikosa tumiza n'imiryango ntabwo ujya ngo batumize imiryango se tumiza imiryango ukavuga ati wa mugore we ibi n'ibi birambangamiye ariko ntabwo kuvuga ngo hari ikosa umugore afite niryo ryatumye umugabo agenda icyo gihe iyo ari iryo kosa nibyo byandi tubona ngo divorce yabayeho kuko aba afite ikimenyetso cy'ikosa runaka cyamunaniye cyanze ahubwo ni akarenge n'imbwa zabarigase mu turenge twanyu njya nicaza abana ndabahamagara imbuze hano mu gisirikasi ni abahungu bakuru umuhungu ufite imyaka 17 n'undi ufite imyaka 13 nubwo kandi gafite imyaka 3 ni abana bafite abana batatu n'uwo wa kane rero nababaza se n'abana
ko mwahoraga hano ko twabanaga muri iyi nzu naba narageze ikosa muri ababanyu wenda njye simbone ko ari ikosa ati mama ntacyo tugushinja ntacyo tugushinja tuza mureke igihe cye kizagera azitekerezaho kandi akanitekerezaho azababara kurushaho turimo turakura kandi turi gukora tureba ibiri kuba rero mama abagabo ntibongere bitekerezeho abana baba babireba ariko nubwo baba babireba no kujya mubatoza iyo abana ubicarije gutyo uhita ubabwira mujye mureba agahinda byibura wenda byajya bidufashiriza n'abagabo batabakobwa bikabafasha ahubwo ikibazo rero ariko wari uzi ko hari igihe nk'umwana umurera gutyo umwana w'umuhungu ukamurera utyo mubana mu gahinda mubana mu mubabaro warangiza yashaka umugore ahubwo ugasanga ni wowe ubaye intandaro yo kugira ngo ate umugore we kandi uzi ukuntu umugabo yagutaye nawe bikababara ugasanga urashaka ko wa muhungu wawe akumenyera igitenge akumenyera ibiryo yashaka umugore ukumva ko aho kugira ngo umushyigikire yubake neza kugira ngo azasenye nk'uko se yasenye ahubwo abagore nanone mukaba intandaro yo kugira ngo musenyere abahungu banyu kuko abana banyu muba mwarabaruhanye mukumva ko bahora impande yanyu babakorera ibyiza batabikorera abandi kuko bamuruhanye niba waramuruhanye menya ko waruhiye abandi sibyo waruhiye abandi ntago ari wowe wiruhiye nk'uko nyoko bukwe aba yarakuruhiye nk'uko nyoko bukwe nawe aba yarakuruhiye urumva nawe rero wifata umuhungu wawe ngo wumve yuko umugundiriye umwana wanjye naramuruhiye none se n'umutesha urugo utatumye nawe agera kuri bya bindi siko ise yakoze rero ababyeyi b'abagore ntibabona bikwiye kujya kubera gutyo kujya kuzana umwana w'abandi ugatuma umuhungu wawe amwanga kubera wowe afazari mujye muha bashiki babo si uko se bajye bahimba hari urugo nzi ngo umukecuru yajyaga abwira umuhungu ati ariko akamubwira turiya mugore wazanye simushaka yubahaga nyina cyane akamwirukana akongera atari kuriya mugore wazanye ngewe ni mubi simushaka nawe akamwirukana akavuga ati buriya baba babangamiye mama bazana ubushizi bw'isoni baracyari abakobwa ibiki n'ibiki buke yageze ku mugore wa kane aravuga ati ngewe simushaka umuhungu yamubwira ati mama ati ngaho garama nkurongore kuko ndabona abagore bose barakunaniye ati sinzazana uwa gatanu ngo bari ukunyura ntamaze gucayika mu bwenge ubonye ko gena ari ikibazo ariko yaramubwiye ati mwana wanjye mbabarira buke ati mbabarira ati genda uzane umugore wawe undi ati mubona ashatse urashaka ko nzana uwo ati uba uri bushime uzane uwo ntabwo amahane yerekeye aho rero hari igihe natwe duhura n'ibibazo byo kurera abana twenyine noneho yanamara no gukura kugira ngo umufashe kugira ngo avemo umuntu w'umugabo cyangwa umugore ahubwo ugashaka kugira ngo werekane ko waruhiye abandi tanga umwana tanga amahoro buriya umubyeyi ikintu yifuza umubyeyi ikintu umwana amwifuzaho ni amahoro kuba umwana afite amahoro ukayamuha yashaka n'urugo ukamuha amahoro ukavuga uti urugo rw'abana banjye ahubwo ukarusigasira kugira ngo rukomere umuhungu wawe yanakose ukihanganisha umukazana wawe ariko ibintu byo gusanga ngo waruhiye umwana wawe waramuruhanye nawe ugiye kumuteza umuruho wo kwanga wo kuzatuma amera nka se rero sinzi niba hari ikindi wakongeraho tugasoreza aha nk'uko twasoza tubwira abantu sinzi umuryango nyarwanda sinzi niba twasenga Imana niba twakora ikintu biragoye gusa njyewe ndi hano kwa Rwema umuntu wese uzakurikirana ikiganiro azanyihere pole njyewe ndishakira abantu bamba hafi bambwira pole banganiriza kuko nta nubwo nabashije kubona abakecuru bakuru ngo bajye bambwira ngo bigende gutya bimeze gutya sinzi abantu rero mudukurikiranye babwire nomero zawe 0788 250 umuntu washaka kumuvugisha umuntu washaka kumuha pole umuntu washaka kumugira inama erega ntabwo kuduhamagara cyangwa kutuvugisha bisobanuye amafaranga ushobora no guhamagara umuntu ukamubwira uti ndi impande yawe
ndagukunze nishimiye uko wavuze komera turi kumwe n'ibindi bigenda biza naho twakosheje bagomba kutubwira ko twakosheje n'abana bagati ukaduhugura ni ukuri turishimye cyane nomero y'uwo mudamu niyo ngiyo uko nabivuze nagiye mbivuga mu biganiro bishize ndi hano ku bwa Rwema ndi mu mwanya wiwe ntahari ngira ngo abenshi muzi ibibazo yagiye agira ndi gufasha abana ndi gufasha umudamu nta kindi kintu ngendereye ni ukuri aba akugira ngo mumbone mu ishusho yuko ari Jennifer wenda mufitanye ibibazo mwavuganye nabi yavuze ibyo utumva shyigikira umuvandimwe wishyigikira njyewe ngira ngo mu kiganiro cy'ubwashize narabivuze kamera yacu ifite ikibazo ikeneye amafaranga wumva yatanga inkunga tukayikoresha tugakomeza tugakora umuvandimwe ejo yazava muri gereza agasanga ntiyasize ibigwari kandi ni ukuri njyewe nta kintu nakora ngo ngire icyo nigezaho mwebwe ubwanyu mudahari nimurebe ishusho muyibonemo Rwema yego yari umuhanga cyane yari umunyabwenge cyane ntabwo nageza he ariko njye ndakora ibyanjye nkanjye kuko nta bundi bushobozi ndatekereza ko ahantu hari nta bundi bufasha twamuha kuko usibye nanjye n'umwana yabyaye hariya ntabwo afite ububasha n'umwana na madamu we ntafite ububasha usibye gutegereza Imana ikazagira icyo ikora umuvandimwe akava muri gereza ufite icyo amufasha ufite icyo amuha utera inkunga ni ukuri pe niyo byaba ibihumbi 5 ubutanze kuko ayo mafaranga nawe uba wayavunikiye ni ukuri turabishimira cyane